nyina w'Omwishiki yatugira ngo utarukumanya uko umuhara yarwumuka bitu yareba mu myanya y'ijana yiruka nikwe kumugira ngo ufati yaagwa mu mugera Rwizi. Ana wanje tunamanya nashanga yaagwa mu Rwizi nahura amabere gansha twamanye ki esazi ki mwandi twamanye kuyisha aho yabasa kuyisa ki kurwamo kwiga kumwe umwana yajya humpa ngo yari nayambuka umwana yagwa muri namureba umwana yagwa muri wamureba yakora cyakwata umuhanda go yakora yagenda konke twembe muri ya government kurango ko rubuto ko muhanda ngo buri kwasi kubonsa kwanga mete kutera hati ebyon kuraba hampaha tukweterem ko ntukitwa kabanga bamwe abanyabuzare b'umwana ugu nabo to abashanga bashikira ha mugera Rwizi bari kuteraho kuronda umwana wabo bitu bagira ngo tibine wo kubayamba twamanya no kwa mureta kumuhanka kuriya hareruka musyaha Rwizi akagwamo no sasi bwindu nonga aba government mazimegere ki yakora orutindo hakuba intambara nimbi batuze nibo bekozeremo umurimo sabo Rwizi abo kubatino kuturamira Rwizi twine byango no kuturamira Rwizi tonjaho jena twasoreye Moses Kajubi kansara w'Ishweke kandi nawe wahika hamwanya ugo yayire ko kwiraricera aha muringo orutindo ororumo kate nizo batwafira umwana to kumanya ari kuzagaruka ikintu mwakireba kandi abantu bakubasa kuzaho batayize kutukwambuka so inda gama ndio yes ndi kansara tukatwatire Kanyeyite yo kushaba state council nshaba ntimeya na timu ye baruhejo batwale nk'ikintu kikuru bana bamisaba nyina w'umwana n'abataka muyambe ubwo nyina w'umwana okumurondesa omutumbi Rwizi twaza kurugira aha mwanya ugo twasaga bazire b'umwana ugo bashobanjirirwe na nuko bakubasa kwiha umwana wabo mu mugera Rwizi aha bwa TV West ndi Elias Rutugusa.